mbese inzozi zahinduka impamo rimwe na rimwe bijya byanga ariko hari igihe ziba ukuri bamwe bakeka ko ari ibisasi gusa siko mbibona kuko sinjye waremewe ndababara kuko nanjye ndi umuntu kandi ndakunda nahuye na byinshi mu nzozi n'ukuri mbuze uko mbisobanura gusa nabyise ibara ry'urukundo iri ni ibara ry'urukundo iri ni ibara ry'urukundo iri ni ibara ry'urukundo iri ni Bebe ndashonje. Washonje? Muri iki gitondo? Ndashonje kabisa. Ntabwo wabonye icyayi? Nako numva kibishye. Umva ntabwo ari cyo kwanza kinanze nyakanze mubwire. Icyayi kirabishye kandi ushonje wabyumvise ko kibishye? Simbizi sinzi no gitetse. Mvuye kubona na kagashyano hariya hirya nyuma y'inzu. Gashyano? Marita. Ngo barashaka kwimuka ngo bagende. Bazogenda ryari? Tubafashe gupakinga? Ndumva bitanze mariko. Mushye? Sinona. Numva bitakurimo? Ntabwo turarangiza ku bantu. Ako fangubaza. Ahubwo next week ndashaka dukora ikirori cyo kwakira wa mugore Mario yateye inda. Hano kwandika. Hano kwa Keza cyangwa na handi? Hano kwa Keza. Aha. Mu rugo rwanjye. Ku mafaranga yande y'uwo mugabo wamuteye inda. I'll pay for everything. You pay? No. Ariko wabyutse wanyweye iki? Nasoro gafata umutungo wacu. Ngo ugiye kukoramo ibirori. Birasa nawe wamuteye inda. No, ibi byose biri mu mipango. Mipango se yiki? Oya. Uwo ntabwo ari ngiye Keza rwose. Ahubwo uzibeshye unasore n'igikoroto dore niyo bagiye kubarabahira ku mafaranga ifaranga rimwe. Nzibeshye nanabone ahubwo wamuhaye n'ifaranga rimwe. Uretse no kubanga wamukorera ikirori se kiki? Kubirakariyemo. Nanjye sinzane bene wacu bakorera ikirori cyuko bari kwinjiramo hano. Okay. Basi. Njye cyera ko nabara umuntu abanjye ngira. I'm sorry. Wabewe birakara. Oya. Birakara. Basi mbwira. Njye ntumbwira ibintu by'amafaranga, sibyo? Nkungu dukeneye kubaka indi nzu, dukeneye kugura ikibanza. None urambwira ngo ugiye gufata ngo nde. Uzi ikintu nkeneye ubu ngubu. No kugusohokana kugira ngo ucururuke. Nicyo nkeneye ubu ngubu. Mbeve. None si wansohokana. Utansohokana. Nibikuyeho ngiye Keza ikintu navuze ko ndagihagararaho. Ngiye nzigera mbona n'abantu bagwo barenze babiri baje hano. Kireka nibizanira icyo kunywa n'icyo kurya. Oya reka nkubwire. Ngwikirori. Kandi numenya n'ukuri ibyo birori ngiye ntabizi. Ndahamagara mama wanjye, mamagare papa wanjye, nabarumuna banjye babiri. Nabo bazo bakorera ikirori cyuko bansoye. None se buretse. Ngiye wenda bigusobanurira kandi uraza kubyumva. Sheri naga ibyo bintu bishaka ahubwo reka ngiye kwambara. Unsohokane urangurira gake. Icyo ushaka. Nka pizza. Nukise. Hano ruguraga hotel gashyashya bafunguye. Tukende turebe uko byifashe sibyo? None in the meantime ubwo wowe ugenda witagure katije kureba imodoka. Ariko Sheri umva nari nibagiye kukubwira. Ba Marita sibyo? Ubabwire bagire vuba bagende ku byo bintu by'ibirori byo nta bihari. Nta kirori kiri muri uru rugo. Rero babwire bagire vuba basohoke bagende. Kandi ngomba kuba amafaranga yo kubemura. Iki? Ngomba kuba amafaranga yo gushaka inzu, ubukomisiyoneri, ubukode, kwimuka byose ngomba kuba ayo mafaranga. Wari wabona
warabona umugore utwite ku nabameze we naso urifata marita amafaranga yo kwimukanga amashakira umukomisiyoneri ngiye nkubwire ngiye Keza nyiri kuri inose nagikoroto n'iki na kimwe cy'ijana kigomba kuva muri urugo urabyumva neza. Okay. Mukuru wawe agendeje gushaka amafaranga arebe ko yimura famiye yiwe. Cye kuba amafaranga y'abakomisiyoneri. Okay. Ahubwo babwire ko igena nabaye n'iminsi itarenze 2 kuko nta kirori kiri hano nta n'umukomisiyoneri wa muri urugo nta n'ubwo uri banki nta n'amafaranga agomba kuva hano kandi mubwire ko ariko ngutumye kuko niba ushaka njya kubimwibwirira sheri uranzi ngiye Keza rero umubwire nifuze kubona isura yanjye ya kabiri ko mwatuma umuntu aruka atabigambiriye Murapanga gusohokana umuntu warangiza ukamuterura hombi ubusura nsohokana gute ubutumye n'umuntu abira n'ibyuye cyakora karakantu ko kunsohokana ko ntacyo ananjyane no muri salo asona yakayabahaye ayame ngiye nyajyane muri salo nko kuvuga ko atari yabonye ko byashaje wese kuza wakwisura ngiye kubitekerezaho nsanga gahunda tugomba kuyikomeza kwa kunene nakubwiye. Gahunda yawe nande? Kandi subona ko ngiye nanjye ubanshyizeho umutima mubi ngiye nkituriza nkibera umwana mwiza nakubwira ibintu mu mutima mwiza ukabyanga. Nese nkubwo iyo jage n'umwuko bizanye gukora cyane. Hano niho basongera ubugari. Ngiye guteka ariko biba ngombwa ko nza nkabanza ngagusobanuye ubyumve neza. Ya gahunda bitari ibyo ngibyo mba numva uburyo abandi bana wabafashe ngiye nkituriza nkavuga kambyitozemo ngende gake gake. Ya gahunda mwumviriza wabitekereje hiki. Ubundi nani impamvu yo kubaza ngo wabitekereje wiki. Jukora gutyo ubunanje ngiye kubo nanjye umukire nk'abandi bagenzi banjye nanjye uri kumpiga ubu umukire se kuko wiza amashuri angatuma ubu umukire ufite wa mashuri angatuma ubu umukire wakoreye iki wose ayo buri gushaka uba wakoreye iki hano ngiye ni mu rugo rwanjye urabyumva neza ugira ingo zingahe hanyuma ukagira ingo zingahe sinakumvisha uvuga ngo ufite urugo ruba hanze hano mu Rwanda nawe rero ugiye gushaka umugore uba hanze none nawe ugira urugo rwiza ubwo bukire ushaka none ububone none ngiye ushobora kunyika ushaho gutya naza nkabibwira boss ngabimusobanuye neza nkamushira hasi nkamubwira ngo boss uwo mugore ari kugukina ibyo arimo byose ni imipango urumva ese urumva ushaka kwibona urusororo urumva ushaka kwibona inyuma y'iki gipangu urumva ushaka kwibona he ushobora kumwangisha kunyirukana kandi naguzi ko ngenda nabibwiye mikwege arabizi ngiye niyo mwanyirukana hano muri urugo nakomeza nkavugisha mikwege akaza akabisobanura byose akabivuga none na mikwege yamwirukana akaba muri rundi rugo wamwirukana umufite uburenganzira cyangwa uri kumwangisha gusororo nabambaye ujya wuzura mu mutwe nimba nuzuye none wabwo wowe ni wowe tuzuye mu mutwe neza wowe umfata gutya nkaho nakamaro mfite kandi uza akamaro ngufitiye akanya kari ngiye ugomba kukubikira ibanga ubwo se wararibize cyangwa wagiye kurivuga Nonse naza kurivuga ubu ujye urambabaje mubwira ngo urambabaje wowe ahubwo nimba nkubabaje nago ndakubabaza ahubwo nzakubabaza mu gihe udashaka ko nkubabaza rero kuri ibyo nshaka dufata inota y'ibihumbi 2 buri munsi numve telefone ngiye kureba mu miteso mvuge ngo you have received ni ikibina se tugiye gutangira nge nawe kuryo nzayangohezamo amafaranga nzayantanga you have received 2000 wowe uri ikibina of work kazimba nakoze akaze kiki n'umundi akazi nagoye uri kwiruka uvuga guzwa ubye bikunaniye kubika akantu gatoya nkakariye akantu gatoya kariya kuri wowe ni gatoya cyane abuka nkubwire none nibwo mbona none ko none ubushinze ufite none bwinshi cyane yesi naje hano bwa mbere muraniga unanshirishamo uvuga ngo ngenge nkubitwa ngo ngiye nukazambone hano none ngiye kuzaba mahagarara none mbikwereke ko nanjye akazi ko mu rugo maze kukarambirwa mba nagutekeye nagusongeye n'ubyumve ko ari n'ibintu bikomeye cyane kandi ufite none se kankubaze ubundi ururugo rurimo mwana na mwanya afite wo gukomeza guhangana nawe ngiye hararuguru aragahunda mfite gahunda yihutirwa cyane ningaruka turabivugana ariko ubwo bugo ryigize ngiye ntanakwica kibone kizunguza amabuno gusa kumbe ni ikibo yaje kubesha boss ngo nicyo gikunda sinanjye wazanshizemo muri abo batatu ariko so nanjye kinshizemo ngo nanjye ndi umugabo wacyo
azaba nanjye buri munsi nakireba umugono. My friend David. Yo, Dave! Yo! Davidi, bro. Good, my man. None se. Aboro nawe ujya uhaza se? Yes. Yes. Meze ute? Alright. Nanjye ninsohokanye na sheri wanjye. They're my wife. Okay. None se umeze neza? Okay. Good. Alright, My name is David. You? Keza. Nice to meet you. Okay. Alright. Okay. See you around, bro. yewe ndabona warabyibushye kabiri kare narabyo ahubwo se kubona amaze iminsi ndwaye izo minsi ishize waje kuremba se nararembye biracanga noneho umugabo wanjye dore ko nta kigenda batabizi ati si ugiye kubyara ntashwise nabyaye igihe kitageze narabyo ngo musigaye mubana no mu rugo dusigaye tubana rwose yaracurutse nta myaka ari wa wundi rwose nta mahoro wese wemeze utahubwo we hashize iminsi ubwo mperutse guca hano hafi mpura nawe umukozi wawe kakwege ahanga ati musigaye mu bana hafi namwe ati nzabasura ibibazo byo mu rugo bikomeza kwanga biranga ariko umva mpahishe ubwo mpageze narimeze nese mwana wanjye urwaye se birenze no kurwara eko ba uzi ko si bwa mbere nkubonye urwara sha mwana tese karame buryo umuntu arwaye wenda avuga ati nintakira nzapfa ariko nahuye n'ibibazo hashwe nahuye n'ibibazo birenze uko bitekereza wiki ingo yacu ni ndende twimukiye hase mwana wanjye twarahimukiyeho hari amahoro ariko se karegera n'umuzi se karegera ndamubona ndamuzi se wawe nawe wayivane sinabona wakibana byo kandi nabyo simbizi no kivumvuri byaje kudushuka tugurisha hariya haruguru tumaze kuhagurisha mugurisha burundu ntabwo cyakodeye muri burazo nakodesha burundu atubwira kashe kutugurira yaragurishije yagura aha ngubu si wanjye kwa kivumvuri niwe wasabona yivane sana kandi iriya mitungo yari ya se wayivanye yaratushutse nyine arahagurisha bashuka mari yonyine turagurisha turanasinya turaza tugeze ahangaha tuvugana ibyo nakubwiraga ngo kurya nabyo ntibyakunda nibyo biryo ntibimanuka harimo undi mugore yashatse ese wabo wayivanye yarongoreye muri iyi nzu ubamo nawe nanjye ndi muri kandi na kivumvuri yaraje yego Yesu nikosa kivumvuri ko nzikagira amahano ngo yabikoze iki amasha byihorera wa mwana we Okay.
Alright, babe. Ordering icyo ushaka ndasha gatoya. Alright. Ko wikanga? Ugize ubwoba? Hano ni mu rugo, sibyo? Hama se kumbona wanyirengagije cyane. Mbabarira basize kuvugana kuri telefone mbabarira no kunda kwingiza nagiye kinamenya hagati yanjye nawe. Stop. Nongere kunyita bebe, sibyo? Ntabwo ndi bebe wawe. Bebe wawe muri kumwe hano. Ndi wundi, sibyo? Nyuma y'ibyo bibazo byose tubaye nta mahoro nta mutekano kubera umugore se ntambara zita shaho se n'umugore wamanutse hano nawe wabura buri gitero reka da none ikiruti gikomeye kurusha ibindi Mariyo nawe abagize gutya ateye Babusha n'igikomeye sinzi nimba yuva nimba Yibawe komera cyane ko yapeguye Mikwegera maze nganire na Mikwe wambara ukamva mu maso kumbuye n'ukuri basi mabuje haretse nkamuhoberaho Mikwege wamvuye mu maso Mikwe nganire na Maivan reka nze ngende ako mabuje Mikwe ndaguhamagara narinde kugira ngo ubweke inyanya Mikwe ndaza kuguhamagara ndaguhamagara baho nawe reba inyanya za 200 bampaye Zekere zonyine sana hano nzana nze akose ubundi wowe urajya kurwana mu ntambara za ngaho uraziyobewe Simba kucyo ugira amahane ko fata mahane yakira wajya ukabitekera aho ngaho icyangombwa si ukuntu yagiye genda karye basi ibyo byose ninda yagiye mureke sinokoma mbwira noneho ngira ibibazo bya biragaragara hagira n'ibyo uramukubitwa n'inkuba ariko maranye iminsi ariko ntacyo ntwaye kugira nawe maze iminsi pe nuko noneho ikibazo mfite gikomeye terese kurusha ibindi sinzi nimba Ivan yarapfuye cyangwa ariho cyagiye nta makuru y'umwana wanjye mfite ubu imisonga itunda ahantu hose no mu ndibyaro ndabyumva pe niba yarapfuye niba ahumeka noneho nkagira gutekereza ibya Ivan ntazire iherezo rye ngashyira ya Mariyo noneho kivumvuri mperutse kumwifatira kurya amaso ku maso agiye gusambanya iki umugabo w'uwo mugore hano mu nzu noneho icyakurikiyeho ibincanga noneho ngacanganyikirwa baravuga ngo ni tirike noneho kivumvure nawe namureba ukuntu abyuka yifungafunze nkabona nibyo mbese mfite umutima wanjye kure warabyimbyimbiramo ntabwo ari ukubyibuha ashobora kubamo n'imbere waritunatunye wenda rimwe ukazabyumva warapasukiye mu mugongo mfite ibibazo noneho bagire gutya irangira ngo ni Mari yifate ijye gutera inda hahandi wabona wa mukobwa umwe wapfiriye mu bukwe ajya gutera umwana wa nyirarume wuriya ngo ubwo bivuga ngo ngiye mama Ivan nimba umutima wanjye bazawuta gusa narabyimbiye harabura muri gatoya hari igihe uzumva nanashwanyutse wenda nk'ikiriya kigo telefone cyo ugatuma Ivan yanangije guturika yewe data we mba numva ntagira nyani nabyo bikanga tutiha abantu none se byibura uwo mukobwa ateye inda byibura we n'umwana muzima nubwo wenda ari muri uriya muryango ntabwo ari isano nka wundi wakwerekanye na nasi bambaga sheneti Keza kariho imitima sibyo ariko ni imitima 3 uwanjye uwawe n'undi muri kumwe muye ntango ariko ikindi kandi unsuhuza nabibonye kwambaye impeta nta kwambitse Keza basi babara basi tuze kuvugana kuri telefone ndakwingiye umunsi we kuri hano kandi warambwiye ko utari mu Rwanda Keza ntacyo nyivugana nawe sibyo
Keza ukina n'imitima y'abantu babiri abantu b'abagabo sinzagusanga mu rugo gusa oya ntabwo wabikora urabizi neza ko twasezeranye kandi umugore wawe urumva ukuntu uri murivugishwa ngo ntabwo nabikora wese ko wabikoze izufashe ngiye nsambana mufashe muri acitinga cyane aho none sindi gute bakompresence rega uri kuriya nta kintu mpanga nawe biriga kirenze ni umuntu ukugurira utuyoga utudusoda yego waratumburanye kugira ngo ufate indege uze mu Rwanda ntumbwire ukambeshya hari utu business ndimo izi nizo business wambwiraga sibyo mwezo ubizite ko tutari tuje kuganira business ya kandi n'ubundi byo twari tuje kuganira business kuri piscine ku kabari kugira ngo nyine turelaxing munesi wundi ugakuramo impeta gute ugakuramo impeta ukambara impeta nta kwambitse gute Keza nkande Keza nibwo ahita ubona ko bamayifane ngiye kuzaturika n'imiriro nyina nta nugasuhuza ikada amahane yanjye nyina yarinje ahita nkubita wakajwiga umugabo waje ati unwe wankubitiye umugore wamukuyemo ingoto ururima rutwaye mu ntoki kivumvura rihe ariko simaye bakuru mva uhurutse kandi ubana n'umugabo wanyu ukabana n'umugabo wawe ubundi ibyo ni umugabo wanjye ahitana akadiha muri umuntu yahitana akadiha nabaye nk'ingoma y'abaporoso umugore yamanuka akabura gatoya aranansoma noneho harege ahita hejuru ahita kwita inkonje burya ahereye mu mutwe kusemana unyego kumaye ubu ko umuntu uguye mu cyano ko ndi umuntu mwiza koko aho uvuga ushaka ndi umuntu mwiza kuri nta nenge nkuze kuba twabanye ubu n'ubu ibyo bintu bimbabaje rwose uracyavuga ngo mama Yvan nubwo agira amahane ariko ngira amahane wowe twabanye neza ngira amahane ntabwo nagutekeraga amasamaki n'ibiki byose nabiri ariko mama Yvan yahaje ugira amahane cyangwa ahumva nawe ubona nawe uje kunshinyagurira ngo nari mbonye wondirira kambwiza ukuri inshuti yanjye uri umubyeyi wanjye kandi nkunda kandi nuba nawe wasanga uwo mugore utamuha amahoro ye cyahura bakinisha wakize ngo nibya bindi byanjye nibaga nkaraga abantu bakaraga uko nishaki nagiye nkaraga kandi nukuri ntacyo nakugize we naraguhanaga kuko wari waragiye kwiteza induru umwana kandi umuhungu wanjye yaragukundaga wese ko naguhaniraga amakosa yawe bo baranziza iki barabyo nubwiye sibyo none sinagiye kwiteza inda si wambwiraga ngo tubikore kuriya njyewe nigeze ngubwira ngo ujye kwiteza inda none ahubwo rwuruka cyangwa nakubwira ngo nzagushingira Yvan ese Yvan warahari yabaye intego byibura bahari simba ndi kwangara icyo nicyo kibazo cyonyine cyo si ikibazo nimba nzakora ikiri yo ndagikora utanga amatangazo se nk'ushite yangufashe yatange bagukuremo roho bandese yitangira no kumuvuga karege ahita aza akankuruta ingumi y'umunwa none se kari se wabo ni se abo muhe buryo na se wabo none se byivumvura wenda burakuza ngo ari urwana hakagwana se wabo shamwana we ihorere by'umunyarwanda aciye umugani ngo byihorere ihangane gusa numva warahurutse pe narakomeretse ntuzongera kunyita sheri none uri umugabo wanjye no ucunge neza ahubwo nanjye wanyambitse ngomba kuyijugunya nkamba ry'undi muntu David ntabwo wabikora urabizi neza ko ngenda sigaho nanyita David sumbuje kukwita sheri yes Keza time can't take you kubyo wakoze byose Baby, okay? Did you order? Order in there? Baby, ntabwo nshaka kurya ndashaka ko dutaha. I'm good. Really? Yeah, I'm good. No, sibwo tukiza se. No, babe, please, I need to leave me. I need to leave. No, relax. I don't like this place. I need to leave. Babe. Koko se? Mama facture. Rero umwana wanjye nanjye ubuzima kubona icyo gufata dore n'inyanya barimo barajya kuzana ebyiri ubusura fatike yewe ndarya mu rugo Misuma
abara nakuzanira amazi yo kunywa. Oya nta mazi nshaka ahubwo bwanakeye kandi umugabo ubwo bagiye kuva ku kazi reka ngende nakomeza gusengera iwanyu muri abakire n'ufasha ngo afite amafaranga nta kintu bakumarira. Reka buriya gukomeza nsaba papa nabyo biramvuna. Naravuze ati nabaye umuntu mukuru reka nirwaneho mu buzima bwanjye byose ndagenda ngasenga bye. Akumaye bajya usenga Imana iratabara. Ushaka kujya usenga uze tujye mu masengesho ureke Imana yakurira ikintu cyiza. Mu masengesho se gukora miki ubu si byose bitabibonye. Sinakubwiraga ya mahane yawe ubuje tukajya gusenga byibura Imana yakumvika gutabarika gukura n'iryo cyane mu rugo. Uko se rwanjye urugo rwanjye cyangwa siga amafaranga umugabo wawe akongera akubaka mukaba mu buzima bwawe. Wese aracyari umugabo kibumva urahagaze nk'umuntu wambaye ipantaro. Muramuzanira ikiyobyabwenge mu rugo wowe wumve ko urayisungana n'uwo mukobwa byibura mwiza. None se nyine si ukumurenganya koko kanagabo barengana. Reba ntangiye kumuvuga haguruka utahe haguruka utahe nawe rero ngo umuntu kugira haguruka utahe imyaka ufite umuzanye yeho uwo mwana y'imyaka kumuzana nike wamuzanye ko yazanywe na nyir'urugo wihaye ntacyo teretse haguruka utahe. Nikimfa nawe rero ntuyugirwa inama mu mayiba nikimfa nawe rwose nta kindi. Haguruka utahe nyine wakoze kunsura ninga ukeneye nazaguhamagara. Haguruka se mvira mu ntebe. Oya mayivura umujinya wirakazwa n'ubusa. Wowe tani ngo ukeneye nazaguhamagara. Imana ikora byose Imana iratabara. Wabona wenda ariko se wa mwana we wamviriye mu rugo. Haguruka utene ngo ukeneye nazaguhamagara. Mayiva kangende gusa nyine bitekerezeho. Tekereze ibyo kujya gusenga ukizwe. Urashaka kuvangaza ngututse. Oya sukunuka ukizwe wenda ibibazo bikuremereye byagabanuka bitewe n'uko ngaho gena numvishe mvira hani ngo ukeneye nzagutelefona mikwe nimba misumara za hano utahanza mubwira nzane ye ni karibu no kuri mu mayiva ariko ntukazagiye urakara nawe uturumaze ko umuntu mukuru ibibazo ufite bukwiye kubitura Imana ko nawe ndi muntu hano ku isi wagufasha sibyo kandi humura mikwe. Sister, meze gute? Fresh. Uzi ko mpamagaye nkagira ngo uvuye mu mazi. Byari ngombwa. Habaye iki? Sister. Mbonye impamvu ituma nica Ivan. Ngo? Mbonye impamvu ituma nkura Ivan please akaba atakiriho. Bigenze gute? Uzi yuko Keza ari mu Rwanda. Keza ari mu Rwanda. Umugore wawe cyangwa undi Keza tutaziranye? Umugore wanjye. Keza Ivan bihurira. Sinzi ukuntu narindi hano ku mazi nkuko ubibona ndimo ndiyogera ngiye kubona mbona Keza azanye na wa muginga ngo muzane Karegera. Can you imagine umugore nasize hanze nkajya kubona nkabona aje mu Rwanda yirirwa mbeshya ngo afite akazi. Ariko bro reka nkubaze ni ukuvuga ko ari ibintu bihurirana cyangwa uriya muryango hari umuntu wawudutumye? Ngenyeka yuko bari abantu bari kutwihimura. None se Keza n'uwo Karegera bari kumwe mu ruhe rwe? Just nyine bari kumwe as a boyfriend and girlfriend. None se ntabwo byumva? Nose barabikubwiye urababonanye cyane ugufuha ko abagabo bafitanye izindi business. Ngiye kubona mbona baje. Wari Keza ari mu Rwanda se basi? Wapi yari ambwiye ngo ari mu rugo. Noneho ikirenze kuri icyo. Nagiye kubona mbona araje arampresent ambwira ati she's my wife. Ye ndikanga. Noneho sister ikirenze kuri icyo ngicyo siko yakora impeta namwanditse. Sigiye yambaye indi mpeta. Keza. Bro. Niba ndi buhitane Keza nkanahitana Karegera barenzaho Ivan. Reka nkubwira. Sinumvishe ngo ubundi ngo Karegera ngo niwe se wa Ivan. Siko wambwiye? Niwe se ngo yambwiye ko ari wese. Ariko ntago wamenya uriya muryango kintu urimo aducengacengamo. Ubu tuvugande mu bibazo. Bihebazo se sister. Ubu tuvugana Maya aratwite. Kandi ngatwite inda ya mukuru wa Ivan. Yeah? Maya aratwite? Atwite inda ya mukuru wa Ivan? Shit. niba ari twe twakoze ikosa niba ari ababyeyi bacu barikoze nibyo ntarasobanukirwa. Sister, ngomba kwita kuri iki kintu. Wigira agahinda kuko uramfite.
ufite amahirwe kuba mari nkubwire mu buzima habaho ibintu byinshi ariko ibi byo ntabwo bihurirana gusa bifite impamvu bishe Brian bateye Maya inda bagutwariye umugore ese n'icyo twakoreye uriya muryango mbabarira iki kintu gikora ukitayeho ubu turi saa 5 Ivan ntarare ku isi shit